intekerezo zanze zinjyana ko nkajya nibona ndi hano ku gatuti ndi gutanga ubuhamya ariko ntazo ndi kubutangira, nirirwa mu buhamya ntawe mpamvu utangira, mbona ndi hano ku gatuti ariko ndashima Imana ko yanteguye. Imana ishimwe. Umwana wanjye twagaze tuza gusenga ku cyumweru ariko nkabona atabifitemo imbaraga. Imana ishimwe. Ariko muri aya mezi ye ya nyuma yakoze imirimo ndishima. Imana ishimwe. Umutima wanjye waranezerewe urishima. Imana ishimwe. Yakoze ibintu byihuta abikorana umwuka w'Imana biranezeza. Numva ko nishimye, numva ko bingeze kundi bayimitima. None niho namenye nk'imfu zitandukanye. Abantu muri mukuza kumpumuriza mukambwira ngo runaka yarapfuye, ngo runaka bimeze bityo. Nakora inventaire y'umuhungu wanjye gasanga ntacyo wampumuriza. Tibihuye. Kabira ngo rekera tibihuye. Pastor yaratubwirije hari Aroni. Haravuga ngo urupfuri ikinege. Ariko kubera ko ari imfura, ari inyangamugayo, yaraje tubana mu nzu umwaka wose. Ejo bundi yitaba Imana kutwashoshe. Yitaba Imana atarwaye. Yitaba Imana twari kumwe mu rugo. Niwe waryamye mbere tumubona. Bukeye mu gitondo dusanga Bureze yitabye Imana.
Weze Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ko mpagaze aha ndi ku buhamya bw'umwana wanjye Blaise. Imana ishimwe. Ndabanza kubashimira mwe mwatwitabiriye mukaza mu kirori cyacu cy'umwana wacu. Imana ishimwe. Ntabwo biba byateguwe n'umuntu ariko biba byateguwe n'Imana. Imana ishimwe. Ndashimira Imana buri wese wumvishije inkuru wa munsi akaza akatugeraho. Ndamushimiye. Imana imuhe umugisha. Ndashima ku itorero ryacu rya Betami. Imana ibahe umugisha. Mwatubereye abavandimwe beza, mwatubaye hafi. Imana ibahe umugisha. Ndashimira umuryango wa Bishopu. Imana ibahe umugisha. Ntabwo ari kuwa kane byabaye, umushumba kanziga ziko twabigendanyemo iminsi ukwezi kose, andi hafi ari gusengera umuryango wanje. Imana ishimwe. Yasijemo imbaraga aradusengera, pagaza hakanzanira igitambara kakinyororosa. Ndamushimiye ko yumviye umwuka wera agakora nkuko wamubwiye. Imana ishimwe. Amasengesho yakoze umurimo ukomeye. Iyo atajya kubikora ntabwo nari kubishobora, ariko Imana imuhe umugisha. Twahuriraga hanze akambwira, twahurira muri koridoro akambwira. Ndamushimiye. Imana imuhe umugisha. Yabikoze neza. Tubahamagaye bimaze kutubaho, batubaye hafi cyane, ariko kuko twe twari tugiye tuzi ngo birakunda, ariko twabahamagaye n'ibikoresho batugeraho vuba. Imana ibagirire neza. Ndashima ku muryango wa Gasegege, mwatubaye hafi. Imana ibahe umugisha.
ndashima ku muryango nkomokamo wa Kega, Imana ibaho umugisha. Ndashima ku muryango kwa Bamuyomba aho nkomoka, Imana ibaho umugisha. Ndashima abantu bose banzi, Imana ibaho umugisha. Ndashima inshuti za Bureze zarakoze, zambaye hafi, kandi muzakomeze mu mbere inshuti, Imana ibaho umugisha. Ndashima buri wese watugezeho, Imana ibaho umugisha. Ndashima abana bacu tutari kumwe hano bakoze neza, Imana ibaho umugisha. Ndashima abamanyana yacu bafashe isafari baraza, hari abo twararanye twicaye mu rugo, ndabashimiye, Imana ibaho umugisha. Ndashima n'abavuye kure, Imana ibaho umugisha. Ndashima n'abo tutari kumwe nzi ko bari kudukurikirana, inzi ibyo bakoze, Imana ibaho umugisha. N'abana bacu tutari kumwe, bakuru ba Bureze n'abarumuna ba Bureze, Imana ibaho umugisha. Mwagize neza, ntabwo tuzibagirwa ineza yanyu n'umunsi n'umwe. Iyo Mana yakoze ibyo, yagize neza, Imana ibaho umugisha. Reka nge ku bya Bureze umwana wanjye. Hari ijambo yakundaga ijambo ryo muri Zaburi 90 no kuri 12. Uwaba hafi yari dusomera kuko ryabaga kuri fone ye. Ndabizi ko inshuti ze zose zagiraga telefone ye, yabipostingaga buri gihe. Ngaho hagire uri dusomera Zaburi 90 kuri 12. Iryo jambo ryamubagamo. Sinzi umuntu warivuze ejo, ndagibuka kuko kenshi ryabaga kuri telefone ye. Nukuri yaritunganyije. Habaye kuwa mbere w'icyumweru gishize, ni nacyo cyumweru yarangijemo, aratubwira ngo twari ku meza saa sita, papa wabo ntiyari ahari, aratubwira ngo ko ndabasezera. Turaseka, ndangije ndamusubiza ngo, ndamubwira nti se data kura dusezera kurajyahe? Ati ndimo gusanga madamu muri Amerika. Kuko nari nzi uko bimeze, ntabwo byari hafi. Ndamubwira ngo ese ibyo kurabivuga ntaho biragera ngo kuragenda, icyo ni igipindu uri kudutera. Nge ntabwo nabizanye nk'umuntu ngo numve ko ari aho ari kujya. Ndashima Imana ko yansezeye, Imana ishimwe. Ku wa kabiri hari umwana nari mfite kwa muganga, intekerezo zanjye zinjyana ko nkajya nibona ndi hano ku gatuti ndi gutanga ubuhamya, ariko ntazo ndi kubutangira. Nirirwa mu buhamya ntawe mpamvu utangira, mbona ndi hano ku gatuti. Ariko ndashima Imana ko yanteguye, Imana ishimwe. Umwana wanjye twagaze tuza gusenga ku cyumweru, ariko nkabona atabifitemo imbaraga. Imana ishimwe. Ariko muri aya mezi ye ya nyuma yakoze imirimo, ndishima. Imana ishimwe. Umutima wanjye waranezerewe, urishima. Imana ishimwe. Yakoze ibintu byihuta, abikorana umwuka w'Imana, biranezeza. Numva ko nishimye, numva ko bingeze ku ndiba y'imitima. Imana ishimwe. Aho byageze aho umushumba yari hano, kandi nari nzi ko ari mu masengesho y'icyumweru, Pastor Kanziga abwira papa we, aramubwira ngo Bureze ari mu rugo, aramubwira ngo ari kwa mushikiwe. Aramubwira ngo ugende umubwire ngo ndabona umwuka wera umuriho mwinshi w'Imana.
ugenda umubwire ngo asenge cyane. Imana ishimwe. Mu by'ukuri papa we nta kindi yambwiye mbere nuko yambwiye. Ndamubwira ngo mushumba ari mu masengesho, arambwira ati sinzi ukuntu ameze. Ndamubwira nti ari mu masengesho niyo mpamvu bamubonye gutyo. Ngo ambwira gutyo turasenga. Mu by'ukuri narasenze. Ndasenga bitamuhamagara kuko tutwari kumwe, ndabimubwira arasenga. Hariho n'abandi bari hano, hari undi musore tubana hano mu rusengero, nzamwita ngo ni mukuru we, avuye i Burundi. Ndamubwira ngo mufatikanye na murumuna wawe gusenga kuko hari ico mushumba yatubwiye. Imana ishimwe. Barafatikanyije mu masaha 9, igihe cyinshi, iminsi myinshi, amasengesho ya saa 9 bayahuriyeho. Ugeza aho mushiki we Kevin ambwira ati mama Bureza ari mu kunsakuriza. Ndamubwira ngo gusakuriza gutati saa 9 abari gusenga. Imana ishimwe. Ndamubwira ngo uzumureka asenge. Byaranejeje ku mutima, ndishima cyane. Imana ishimwe. Ngo habe muri iyi minsi tegwa n'ubwoba bwo kuryama umuntu nabyuke. Ndababwira tugiye gusenga ngo tuza twitunganya, kuko ibyo tuba twiriwemo biba ari byinshi, ariko niso tuja kuryama tuza twitunganya nitumara dusenge. Imana ishimwe. Ngeze aho ndababwira ngo ibyo twasengeraga tube tubiretse, dusengera ubugingo. Imana ishimwe. Ndashima kuko Imana iza yumva. Ndashima kuko Imana iza yita ku byo twayibwiye. Imana ishimwe. Umwana wanjye ajya gusenga mu minsi na mushiki we Kevina. Ajya gusenga ahantu kure, ndababwira ntayo mafaranga yo muyafashisha abakene, ariko nibyo bari bagiye gukurayo. Atasha arambwira, ubwo ari mu rugo arambwira turabizi, yanyitaga mukecuru ntabwo yigeze anyita mama. Atuzi ko bambwiye ko nuri indege vuba yihuta. Imana ishimwe. Ndamubwira ngo ariko wewe ibyo bakubwira twe ntabwo twarozaga ko ari ugutaha. Mu by'ukuri arozaga ko ari ugusanga umudamu, kandi njye uko nari imbizi byari kure. Ariko arambwira ngo bambwiye ngo nuri indege vuba byihuse. Imana ishimwe. Arongera agenda ahandi ku Gisozi, ahandi yageze aje ku Gisozi, araza arabimbwira. Arambwira ati mukecuru ati ko bambwiye ko nuri indege vuba byihuta, ati ngiye gusiga Kevin. Amubwira ngo ntabwo uzamusiga. Ariko mu by'ukuri ntabwo nabikuruye ngo mbizane ko ari ahari kujya. Ariko ndashima Imana kuko ibyo byose yabiteguye, yabishize mu mwanya wabyo, ibyo umuntu atatekereza. Ndamushimiye. Imana ishimwe. Muri ubwo bubyutse yari afite, kandi yari umwana witonda uvuga amagambo make, mbona atangiye kuzamuka hano aririmba. Yageze yitonda bihagije, biranezeza. Ndababwira nese ko twageze tujyana nawe, hari igihe twagiye ku musozi wa Masoro batarawufunga, tujyana gutarama nayo kutwirirwayo. Nzagira irungu, ariko ndibuka twaratambagiye twembi. Ageze aho aricara, nanjye ndicara, dushira Imana ibyifuzo imbere. Twari twajyanye, papa we yaratujyanye ngo ajye kuhatugeza, arakomeza mu kazi, turagenda. Ndababwira ijoro, ndababwira ngo ko bafunze Masoro twari kuzajyayo twese n'abashiki be,
ngeze aho ndavuga ngo hano haba icyumba cyiza, muzareke tuze tuhirigwe. Ariko ntago nari mbizi, ntago twabigezeho kuko byanjemo vuba, ariko arangije tutabigezeho. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko ari uko yabibonye, ko ari umuteguro w'Imana. Njye ku mutima wanjye nari mfite ikintu kiremereye, umwana utagwaye biraremereye, ngo mugaragure ngo uvuge ngo twari kugerageza tukamuvuza, tukiyambaza n'abavandimwe, tukiyambaza n'inshuti, ariko ntabwo byakunze. Numva ndemerewe ku mutima. Ariko kuwa gatanu ijambo ry'ihumure ryaraje, Pastor Alex Imana imuha umugisha. Ntabwo nabimubwiye, ariko yambwiye uko umutima wanje watekereje nicaye mu gisharagati. Imana ishimwe. Umutima wanje warambwiye mu gahinda nari mfite mbabaye, ndavuga ngo wamana we, wanyeretse ikimenyetso cy'umwana wanjye ahari. Nta muntu nabibwiye, ni umutima wanjye n'Imana nari nsabye. Mu masaha ya 2:00 nimba ari 2:00 3:00, mbona Pastor Alex araje arambwira ngo wasabye ikimenyetso reka nkiguhe. Imana ishimwe. Yarakimbwiye. Niyo mpamvu ngomeye, niyo mpamvu nshikamye, nuko Imana yumvishe uko nayisabye ikabinsubiza. Irampumuriza kuko numvaga umutima uremereye, ariko mu by'ukuri nahise mbumurika ku mutima. Ni umubiri gusa n'intege nke, ariko umutima wanjye urakomeye. Imana ishimwe. Ndashima muri iki gitondo cyiza Imana yatugiriye neza, kandi ibyo yambwiye, hariho musaza wanjye utari hano, ni pasiteri, nawe yarabimbwiye. Yarampamagaye arambwira ngo ibyo yabonye numva bihuye n'ibyo pastor yambwiye. Ndashima Imana kuko ari umuhanga, ndashima Imana kuko igitegura, ndashima Imana kuko yagiriye umwana neza. Imana ishimwe. Nta kindi tuzadusengera ukuye kuzabona ijuru. Ndashima Imana kuko umwana wanje abonye ijuru. Kandi hari igihe umuntu utekereza ngo bizagenda gute, ariko turi kumwe n'Imana. Imana ishimwe kuko ariyo mugenga w'ibihe. Iyo ndirimbo nari nyimazemo nk'ukwezi kose nyiririmba, ariko ntazi igisubizo cyayo. Ndashima Imana ko muri iki gitondo cyangwa igitondo cyo kuwa 4 nabonye iby'Imana yakoze. Imana ishimwe. Ndashima Imana Gorori yanyakiririye umwana, aranamubwiye ngo se koko rari bandika bagasaba we bigenda gute, ko wahise wihuta ukajya muri korari. Aransubiza ngo nari umukristo, ntabwo nari umupagani, niyo mpamvu batamfashe igihe cyo kunyiga. Imana ishimwe. Ndabashimira mwese, mwagize neza. Imana ibaha umugisha. Neza. Batanze amazina yanjye nitwa Nadine Uwineza, ndi imfura yo muri uyu muryango. Blaze tuniyo twakurikiranaga. Ndi imfura yo muri uyu muryango, ndubatse, ndi umubyeyi. So ntago ndi bubatindire. Ndashimira
ndashimira ababyeyi mbere na mbere ko babaye ababyeyi bagakora inshingano zabo nk'uko bagombaga kuzikora. Twaraganiriye n'abavandimwe twanzura ko ntacyo tubashinja kubera ko nibaza ko na Blaise ntacyo ntacyo ari kubashinja kubera ko mwamubereye uko mwagombaga kumubera. Hari igihe nyine mujya mubana hakaba hari icyo washinja ababyeyi bawe, ariko ntacyo tubashinja. Na Blaise nizera ko ntacyo abashinja, mwarakoze kuba ababyeyi. Nzeni yajyaga akunda kumbwira ngo ngarankunda kanyirahira, akanga ati wowe mbona udaha agaciro ukuntu ukunda uzabimenya umunsi uzabyara umwana wawe. None naramubyaye nyine niwe nkunze cyane, ubwo nawe ntari ndabumva ukuntu bameze kundusha cyangwa se no kurusha abavandimwe cyangwa se n'undi wari wese uri hano. Ikindi ndashimira inshuti zose zadutabaye, yaba ari inshuti z'ababyeyi bacu aho twabanye Kacyiru. Nabonye abantu benshi batandukanye, abo ntari mperuka, abo ntatekerezaga ko nabona. Mwaradutabaye, mwarakoze. Ubwo ababyeyi, inshuti ku ruhande mwese turabashimiye. Inshuti z'abavandimwe banjye ndabashimiye, ni batoya, nabonaga utwana dutoya nkavuga naje se muratukuzi. So turabashimiye abo muri mwese. N'inshuti zanjye n'inshuti za Blaise zaraduhamagaye ziradusura, mwagize neza. Ndashimira na Betty, ntago ahari, umugore we njye nta nubwo muzi kuko ko sinigeze mbasha kwa kubukwe bwabo. Ni mwiza, nta mukobwa basa mu bamuzehe, umukobwa mwiza. Najyaga niyo si umukobwa akundira iki Blaise, iyo umuntu ari uwanyaha, ariko na Blaise we yari mwiza. Ako najyaga nibaza ikintu yamukundiye, nkababaza Betty bimeze bite kuko akunda Blaise cyane, bimeze bite? Nge nanarwanaga mvuga ati muracyari bato, nta byo gushaka. Simbona impamvu nyine nimwe ituma amukunda gutyo. So Betty aho uri hose ndagushimiye. Ntago twabashije kubonana cyangwa se kubana, ariko mu izina ry'umuryango turagushimiye ko wadukundiye musaza wacu, ntacyo umuciye, nta kintu ugendeyeho, nawe bishimirwe aho uri. Tudashimira na community tubana aho dutuye mu Budage, mwarakoze kudutabara, mwarakoze kuza kubana natwe aho wenda twari twenyine, mwagize neza. Hama rero ntago mvuga byinshi kwa ko Blaise ngewe turushana amezi, narumva bavuga ngo na amezi y'inda niyo turushana. Ngewe muzi mu buto kubera ko niwe twakuranye tungana. Abangaba bo bose ndabibuka igihe bavutse, ariko we sinambyibuka kuko twaranganaga. Mu byukuri mu buto bwacu ho gatoya, n'igihe bamujyanye ku ishuri Kacyiru ahantu twabaga, ngenda byibuka ko namwerekeje ku ishuri, niba ari mama sinzi umo twagiye kumwandikisha. Yaritondaga ukuntu abandi babivuze, niko Blaise yaritondaga, nta magambo menshi, yabaga ameze nk'intama murimo gushorera. Ntago yaburanaga, ntiyagishaga impaka, ntiyatonganaga. Ndabyibuka icyo gihe nyine tumujyanye ku ishuri muri primaire, ngewe sinize maternelle, bitansa nk'umusizi. Izindi twabanyemo byari ibyo kurwana. Niwe muntu nzi twarwanye turi abana, niwe muntu nzi nyine baturyamishaga, bya bindi abana amahimba yose bagira guca mu idirisha, ninjye abaga ndi kumushuka. Ibyo kuryama ngo mukabyuka mwibyiringira amaso ngo murabyutse, ninjye abaga ubimushuka. Ariko nyine niwe mbese utwo tuntu twose twadukoranye. Shaho mukubita akiri mutoya, ninjye amuharariraga, bivuga hejuru, nyine yaritondaga bikabije pe. Si umwana ni muzima, yari imfura, adakunda abantu bashwana, adakunda kumva nyine abantu bari mu ntonganya. Ninjye wahoraga mucaho mukubita. Amaze nko gukuraho bukeya, ndabyibuka rimwe muzana mukecuru aratubwiye ngo ngaho rero nimujyariya murwane, unesha undi amwubahe. Yari amaze nyine kuba umuhungu, akakanyubahira hari ko nari mukuru. Turarwana arankubita, ako nyine nyine ntiyabigendeyeho, wenda aguma kubigenderaho, ntiyari kunyuba, ariko nyine yabigendeyeho. Sinzi niba babyibuka, nyine arakomeza aranyubaha kandi nyine yanesheje.
ubwo byanzuwe nyine ko ari we wanesheje, ubwo nyine ntazongera kuzaza mubangamira. Ariko nyine arakomeza aranyubaha. Hari undi mu Rwanda umwe mutoya nibuka twarwanye hari imbabura ku ruhande, arangije nyine niyo yabaga yumva namurambiye, si umukobwa ndakomeza ndwane nawe, ayitera umugeri, amakara arameneka, arangije ansunikamo hano munsi y'ikirenge ngira inkovu. Ubwo ngiye mbarusha ko mfite agakovu ka Blaise. Ubwo nyine ntako nakonda gafite, wenda ntituzajya dubwira inkuru abatoya, wenda nzajya mbabwira ati dore umonke wawe nuko nguko yigeze kungira. Hama ibyo navuga ni byinshi kuri Blaise pe, ariko kimwe cyo mu kwanzura, Blaise yaritondaga mu busore bwe tubyiruka. Sinzi wenda papa wenda we niba hari aho batonganiye tudahari, ariko sinigeze mbona Blaise atongana n'umuntu ngo bari guharira ku magambo ngo murashwanye. Ibi mu buzima sinigeze mbibona. Yanda bango ni imyaka ni imyaka, ariko abarimo n'amahitamo y'umuntu yo kwactinga ukuntu abishaka. We rero muri kamere sinigeze mubona atongana. Mu busore bwe kuvuga ngo arimo arahangana ngo yarubahaga. Blaise yitonda, Blaise aharanira kubana n'abantu bose amahoro. Niyo twabaga turi gushwana nyine nk'abavandimwe, ibyo bintu byaramujenaga, akababuza, yabonamo umunani yakigendera nyine akabihorera. Hari n'abantu batekerezaga wenda ngo so nuko ni Blaise ni icyo ngicyo, yari umunyamahoro aharanira kubana n'abantu bose amahoro. Blaise ari inyangamugayo mu by'ukuri. Icyo namwifuriza, Uwiteka Imana yonyine niyo yihariye ubushobozi bwo kumutuza heza. Byo twavuga, byo twamwifuriza nk'abantu, yewe yenda niyo mirimo wenda ntabwo ihagije imbere y'Uwiteka we, kwitewe n'ukuntu yera. Mirimo ntigise wakorera Imana ikaguha ubwami bwayo, nta kintu wayikorera. Tura kuhereza mu kwizera kwanjye, numva ko nta kintu waha Imana ngo were iguha ubwami bwayo. Icyo nyisaba nyine, yo yonyine yihariye ubwiza, yo yonyine nyiribambe, yo yonyine ishobora guhereza umuntu ibyiza nta kimuciye. Imurebe, imutuza heza, kuko ariyo yonyine bifitiye ubushobozi. Murakoze. Yesu ashimwe. Njyewe ndakomeye, kandi niyo ndakomera ntako nari kugira. Niyo mpamvu nahisemo gukomera, kuko ariko kurengeye. Nje mwabonye sirimba hano, nibutse ko ubushize nariko nsirimba hano kandi mu bukwe bw'uyu mwana waje. Ndagira ngo nsirimze kabiri. Navuze ngo se none mu rupfu hono buzwa niki gusirimba, birabujijwe ba? Icyo cyatumye sirimba. Rero mwese muri hano kubera impamvu muzi, mwaje kudutabara ko nabuze umwana wanje. Mu yandi magambo, nabuze umugabo. Uyu Blaise yari umugabo tubana. Rero bavuze ibimuranga, ni nawe tuvuga, nta kindi tuvuga. Nabaye bashima dushima, sicyo cyatuzanye. Twazanye kuvuga uyu muntu tukagenda tukamushinga. Blaise yari nyangamugayo, Blaise yari imfura, Blaise yari itonda. Kugira ngo ibyo mubyemere, nuko twari tugiranye umwaka tubana. Ari umugabo ufite akazi ukora mu makampani hirya no hino. Yari umugabo ufite umugore we muri Amerika. Abanyamerika aba bafite ndi mukomeye. Abanyamerika tuzi ko bagira amafaranga. Icyongeho yari umugabo we ufite inzu yiwe muri Kigali. Bivuge ngo nta mpamvu nari kubana na Blaise, ariko kubera ko ari imfura, ari inyangamugayo, yaraje tubana mu nzu umwaka wose. Ejo bundi yitaba Imana ko twashoje. Yitaba Imana atarwaye. Yitaba Imana twari kumwe mu rugo, niwe waryamye mbere tumubona. Bukeye mu gitondo dusanga Blaise yitabye Imana. Shisha wenda singomba gusubiramo. Twaramwikunga kirukankanye cyane, tugeze Masaka abaganga baravuga ngo basuzumye dusigaye baraza ngo umuntu yishwe na stroke. Ati nimuze murebe hano hari imitsi yaturitse arakabyimba. Kiraragiye nanjye ndakareba. Abandi barambwira bo ngo bari bakabonye.
nibaza icyo umwana yatekereje, nibaza ibibazo yari afite, ndabibura, ariko nza kubona ko ari urupfu. Rero njyewe nari narateguye abantu banje ku rupfu, reka ntimwabona barira, nabateguye muri covid yarabaye, abantu bose baguma mu ngo, sibyo? Njyewe nibwo nagize amahirwe yo kwicarana n'abana, kuko kenshi mbashugurika n'umuntu wibera kwishakira amafaranga, ntumbaza ibindi. Noneho garanje mbana n'abana, dutangira gukina amakarita. Ese abantu bagira igihe cyo kubana n'abana nuko baza bamera. Noneho ndarwanda babwira ati, ese umuntu apfuye muzamumurira kubera iki? Ati se nitutoririra wapfuye. Ese muzamurira umuntu ko yapfuye, ntimuzi ko tubana n'urupfu? Ese urupfu singira ngo tubana narwo kandi rugomba ko twica. Ese none muzamurira iki umuntu ko yapfuye, ahubwo ntimurizwe nuko urupfu rutubamo ntirutwica. Igitangaje nuko urupfu tubana narwo ntirutwica. Sinzi muzongere, sigo nakubwiye ke, ntimuzongere kurira ngo urupfu rwisha umuntu, kuko tubana narwo nuko tutarapfa ahubwo rutugezereza buhoro. Narabateguye, nta kibazo bafite. Rero icyo ngira ngo mbabwire, uyu Bureze sere bavuze ngo nitwibagirwa bimwe tuze kurekera, turanarekeranye. Nje nasanze urupfu rwiwe ntirusanzwe. Abarokore muzamuvuga ngo ibyaha ngo biraresha, ngo birangana, ngo abibye inshinge, ngo abatuka byose ngo biraresha. Twabanye amategeko ibyaha ntibiresha. Tiwambura ngo watemye umuntu n'uwibye ngo tubahana kimwe, ko ndabana amategeko baraha, tubahana gutandukanye. None niho namenye ngo impfu zitandukanye. Abantu muri mukuza kumpumuriza mukambwira ngo runaka yarapfuye, ngo runaka bimeze bityo. Nakora inventaire y'umuhungu wanje gasanga ntacyo wampumuriza. Tibihuye kabira ngo rekera, tibihuye. Pastor yaratubwirije hari Aroni, haravuga ngo urupfu ri ikinege, urupfu rico kinege, ibindi by'ibinege mugende mu bireke. Urupfu ri ikinege. Nabwiye abantu babampumuriza bakambura ngo ninkomere, ngo nihangane. Nababwiye ngo sinokomera, ndihangana se mbone Bureze, ndakomera se mubone. Icyo nabahitiyemo nababwiye ngo nimumbwire ngo komera ubane n'iki kibazo, ahubwo umenye kukijera. Menye gestion yo kujera kino kibazo. Nintakijera ndahura n'ibindi. Nje nakiriye kujera kino kibazo, kuko nzahorana naco. Nzahorana naco pe. Nabashe kukijera. Ndavuga ibintu kintu cambabaje n'ikintu cyashimishije. Nababajwe nuko umwana wanje yapfuye atarwaye ngo muvuze. Ukuri kw'Imana nari kumuvuza. Narababwiye ngo mfite n'abakwi n'umukazana wanje twari kuvuza uno mwana. Ngiye kumva yarwara nkamuvuza, nanjye ari gukira nk'abandi baza barwara bagakira. Icyo cyari ikizere, kuko njyewe no rwaza nkavuza singirishe. Nanjye ari gukira. Kandi yanagenda nyine, kagenda mu murongo w'abandi bagwajije. Ariko nsanga yapfuye. Narababaye. Ariko cyashimishije, uyu mwana yahoraga, twebwe iwacu twigirira ubukristo bucecetse. Muzehe masomo ndari hano, ndagabo nawe wigeze usirimba. Tugira ubukristo butuje. Uyu mwana waje nawe yagiraga ubukristo butuje. Bukeye barambwira, yari yaragiye kwa mushiki wiwe, barambwira ngo Bureze asigaje ngo muri Bible study. Ese Bible study ni ibikida? Hati ni ibintu bibanza mbere mu materaniro. Atasigaye bijamo. Birakomeye. Bukeye barambwira atasigaye asirimba. Bureze akaja ku gatuti. Iwacu tuzatuja ku gatuti. Turabaturika bakera. Ese we yagiye ku gatuti. Bureze ndavuga ngo nzaza kureba kwa azaza hano. Batagira kusedigira utuodiyo twe. Hari indirimbo azarimba ngo inzira y'ukuri. Nukwizera bayigiraga akagira gutya gusa kiruka. Ndavuga ngo nzaza kureba Bureze. Yatangiye mu kwezi kwa kabiri mu abantu, ukwa gatatu kwa kane. Muri zo nshuro naraje hano. Kuko ubu nirazaga akakicarira hari iwa data hariya. Ari gucunga gwa dutware dutashe. Arasirimba natize ndashoshe. Noneho bigeraho agura inzogera ifirimbi akayivuza. Ndabe ati none ndaje kureba uko ayivuza. Yicara hariya nanje bazabashirira mu pastor. Ndo munyamategeko wahanga bazabanyuba bakashira hariya.
ngewe nkagira ngo wacu aragira isoni ntaje ku gatuti nkompari kubera ko niriranga nawe umunsi yose y'ubuzima bwe tukabana tuza dutahana ntazataha bwije rero nayo mutoje wacu noneho ntasirimba mpari ntavuze iri yanzogera ariko ndababwiye ngo yarayivugije mwana umwe yarasirimbye mwabagabo mwe none musangira kubwira bacu mwebwega mwari mutangiye muvuga ngo ese waraje muri korali bamucaga intege bamwe hano ndavuga nti mugasubire kumuvuga mu mureke kugeza yitavye Imana. Ico ndicashimishije ikindi cyashimishije ngiye gusoza nuko namushingiye akiri mutarankundira imbara namushingiye ndagira ngo agifite 14 nakubita bikanga ngongera amahirwe abakobwa banje batangira gushaka ari bato uwa mbere Nadine aragenda uwa kabiri Kevin aragenda batangira kuja kubaza ubundi ngo ni Bezapi mbwira Bureze ti kurabona ukuntu wewe utari tayari arambura ati kubeza be kugira ngo asige hano noneho nawe ndashaka niyo nzira naboneyemo Bureze kwashaka kuko abacu muno tubana barandwanyaga cyane no mukobwa wanje mu Budage ari hehe we ngo nindeke nk'umwana wanje ngo ajoyinga ubuzima kibaza ubwo buzima haya joyingamo nkabubura yarandwanyije bitabaho yarandwanyije pe ago shima Imana ko byaje gukunda ndamushingira ngiye gushimira abantu kugira ngo ngere kubagorora no kumukazana waje ngewe ndashimira abantu bihanganisha abadamu we yakundaga umwana wiwe arahora tumenyesha twese kwa mukunda abandi nyine bagasigara barwaza batyo tukamenya ko ari Bureze ukundwa muri iyo nzu ngewe ngira ngo napfa arapfa none naje kumureba hari tese wapfuye atoya urapfa oya hagurukaga ukoga wananiwe ndamwihangashije ko yakomeye nihangayishije mama uyu ni mama Magadare uyu ni mama n'aba bandi bose muhamubona n'abana be twe yatuzaye turi barindwa ariko tuba mu bihugu birindwi ariko iyo bari bose baraje nimwihangane niyanganishe bari umunabi impamvu mvuze abantu bakuru baje mbere nibo twabanye mutarabaho ko nibo bakuru namwe ndabihanganishije niyanganishije kwa data bukwe mabukwe sinza ahari tiyo haguruka ngo bamubone haguruka mukecho njewe ngira ba data bukwe bankunda uko nukuri kwa Yesu azaza mu birori by'abana banje akaza mu biriyo ndagushimira ko wantabaye ndagushimiye ko wantabaye Magadare shimiye abega ko muza mumba hafi kandi ndabihanganishije ngo mukomere twe tuba tumwita Magadare niko twarezwe nuko twebwe ntitugira abe n'uyu mukwe wanje n'uyu mukazana wanje n'umuhungu bondi bazaga bitana sheri umwe ni mwizina rye Bureze Betty tuwo muco riko twari tumeze shimiye Imana bega ko bafashije shimiye Imana ko bantabaye shimiye itorero rya Betani shimiye abakwe banje reka mbashimire mu bantu banteye inkunga ndahera kuri mushiki wanje uri muri Canada we n'umuntu wabaye i Burundi navuye kumubwira nk'umwana wanje yapfuye bari abantu bo muri Amerika yeme na hariya bazabashaka kudusuzugura kutagira amafaranga tugende tuzabiyane tugira amafaranga bariko bahita bambwira ibo akavuga ikirundi ngo ntugire ikibazo ngo ndarungika amahera tese ikibazo mfite ubuteje ari amahera uwo mushiki wanje ampa amahera Imana imufashe muto abakwe banje bampa amahera abantu baraha mumpa amahera ndashimira abantu babagorora ndabaza amashimire kugira ngo ngire umwihariko wo mukazana waje abagorora n'abantu bo mu Rurambo sinari mbazi umuhungu wanje ari gitangaza cyo kumpuza n'abanyarurambo nge n'umuntu wo kubibogobogo kumurimo ikabera kugira ngo mpure n'abanyarurambo byari bigoye umuhungu wanje aje gushaka mu bantu bo mu Rurambo nta muntu numwe nari nzi ukuri kw'Imana nkabateshisha wewe unjoja gushaka umuntu nta muntu numwe nzi tuza kumenyana nabo bampa umwana wabo mwiza Imana ibahumugisha kandi ndabihanganishije nabwe manyana yaje sentari hano umugabo n'umugore bahaguruke mwabone n'abantu bato ndabaruta ntahari mudamu we Imana ibafashe mwari mwarampaye umwana wanyu kandi mukomere nababwiye ngo nibo ba mbere bafushije umukwe wa mbere ni igitangaza umwana wa mbere w'umukobwa
ufite umukwe uriya nushaka kwicara wavuganaga na Bureze ukamuhamagara turi kumwe mu modoka imisi yose. Nyirabukwe yambwiye ngo ejo bundi yarimo amubwira ngo bazaja muri Amerika ngo babane mu nzu. Muranubishije nibihangane rero ndihanganisha umukazana waje mureke mbabwire ngewe nagize umukazana mukereye ngo amare kwagera sinamufata nk'umukazana. Hari baramubanje ari abarukundwa bazaga baramusezanirirwa ni postinga n'umukazana nimwe muzamubimenya ko ari we. Jewe sibyo nzana umwana mwiza w'umugorora ndamwihanganisha ngo ashike akunda umuhungu wanje. Bo bakoze fiança y'imyaka 3 kimwumva ngo bikomeye baraza kubana ikibereka ngo bari bakundana mu abantu. Bo bakundana urukundo rwa ba data natwe. Umwe yazagamagara njewe namwitaga uwo mukazana wanje nk'umwana mukuru tarindi zina narinzi. Abandi bato bose kuko izina rye yitwaga Beatrice ariko Bureze yaje kumuhamagara akamwita B. Niryo zina turatwe twatumabwira ngo B. Nababaza ndetse Bureze karavugana nande kuko karavugana na B. Twese dufata B. Niryo zina ryari ryiwe. Yari umwana mwiza mutoya yabanye n'umugabo wiwe gihangane akomere ari muri Amerika. Imana izakora ukwayo. Hari abantu bafashije hano mukiriyo komite yateguye ikiriri hehe yo bona nkomezi na Tarasisi nawe kabaguruka komite yo nyine yafashije na ba David nabandi bari abantu n'abantu b'abagabo. Home uri umugabo uriya n'umugabo turavukana kankunda nkamukunda nzamukorera kankorera. David ni umuyobozi wacu. Tarasisi we ni umutaho rwande duhuye ariko yakoze igitangaza mu kiriyo canje. Tarasisi uri umugabo ndagushimiye. Reka soze mvuga itorero rya Betami. Betami ni kanisa riteye ubwoba. Imbaruko riyobowe mamuri tayari cyane. Ni ukuri n'itorero muzaze musengerana. Baradufashije. Soza umugabo wiwe Mutabazi. Sentari hano sinzi. Yarambuye ari hanze. Yambaye amafaranga mu abantu. Njewe na Mutabazi narababwiye ngo twari kuvuza uwo mwana wanje babiri nta rubuga rugiye. Mutabazi ngo bipfe nawe yabaye nk'abanyamerika tse ngo bari iki turampa amafaranga. Se wumva ngahe sikurambariza ngahe wumva ibibazo ndimwe $2,000 by'idolari harabisingiriza ko nukuri kwa Bakristo. Nami ntagira gukomera n'amafaranga ko nyabonye ariko nibuka no mu bukwe bwiwe yambaye 1,000 ngo mu nkazi 2 tazimusabye. Uriya mugabo n'umuntu w'umugabo harabogira n'amafaranga ndi bayakoresha cyakora nanjye nzayakoresha tiboreka kuyamba. Mureke dusoze ibyo nibagiwe bamusha